Ashimwe
ijuru isabira isohocu wadukuze aho tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isabira isohocu wadukuze bazabarukiza uhebuje iherezo ry'amarira bazabarukiza uhebuje tujya mu ijuru isabira Yesu wacu wadukuze abera tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isabira Yesu wacu wadukuze uzabarukiza uhebuje iherezo ry'amarira abera tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isabira Yesu wacu wadukuze abera tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isabira Yesu wacu wadukuze uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira abera tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isabira Yesu wacu wadukuze abera tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isabira Yesu wacu wadukuze uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira Ishima tuzagira tugeze iwacu mu ijuru tuzicarana n'Imana abamarayika batugose basanga intwari zanaze kiramira akaramata uzagara umunsi Ishima tuzagira tugeze iwacu mu ijuru tuzicarana n'Imana abamarayika batugose basanga intwari zanazeyo kiramira akaramatayo uzabona umunsi kwiyemezo amarira Aburahamu na Dawidi zabasangayo Eliya na Elisa zabasangayo izindi ntwari zose zakoresheje zose amarira uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umuzi uhebuje w'iherezo ry'amarira tuzamure Imana icyubahiro twese tuzamure cyane haleluya nakira umuzuko wa Kristo
yacu turayibara neza ntitwica n'umwe muze nawe ntagire ikibazo tuzamure Imana icyubahiro. Bwana asifiwe. Yesu ari ku musaraba habaye ibitangaza bitatu. Tuzamure Imana icyubahiro ndababwira gato. Igitangaza cya mbere cyabaye umusirikare wakubise Yesu icumu mu rubavu yarapfuye ijisho. Ariko ngo amaraso yavuye aho yateye icumu yaguye muri rya jisho nabona. Titwokomera Imana amashyi. Itakabiri ngo batoranyije umusirikare wize kurusha abandi ngo akore statement avuge ko ngo uwo bishe yita umwami w'Abayuda aje kwandika ngo ibitekerezo birahinduka kubera imbaraga z'amaraso arandika ngo ibishe n'umwami w'Abayuda. Titwokomera Imana amashyi. Bwana asifiwe. Tuzamure Imana icyubahiro. Yesu amaze gupfa aje mu kuzimu yaciye mu nzimu zine. Yesu inzimu murazumvishije. Ukuzimu kwa mbere yasanzemo abapfuye batizera barimo ba Kayini. Ukwa kabiri asangamo abapfuye bizera barimo ba Abeli na ba Aburahamu. Ukwa gatatu asanga nta kintu kirimo. Ageze mu kwa kane asanga abagabo batatu. Asangaho Satani, Rupfu na Kuzimu bari ku meza imwe. Rupfu ari kuvuga ngo namwishe yapfuye. Kuzimu ngo namwakiriye. Bakiri muri ayo ngayo Yesu barahageze. Nicyo gihe birukanse barahunga bata urufunguzo rwapfuye na Kuzimu. Uzaba umunsi uw'ejo ukamarira uzaba umugisha cyane uzaba umunsi uw'ejo
korari kuririmba neza. Shyiramo sebeni turirimbe. Sinza gukoza isoni zakuraziza zagushira hejuru hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera Kuko wankunze akaramata nshuti we sinza gukoza isoni zakuraziza indirimbo iroroshye cyane. Namenye ko mu mahanga yose abashoboye bahaguruke. Kubyina muri iyo gitari isigaye kuyumvaza Imana twese. Is